ese koko gihe c'imperuka ngo isi irimbuke? Ese ibyago birindwi mu byahishuwe Yohana igice ca 16 tugera ku murongo wa 21 bizaba itorero ry'Irazamuwe cangwa rizaba rikiri mw'isi? Imana ikunda abantu ishobora kubarimbura. Ntabwo azaba ari ukurimbuka kw'iteka, ahubwo azaba ari ibyago birindwi byisutse kw'isi kubw'ibyaha. Nowa yinjiye mu nkuge, ibyo ni ijuru. Ego noneho isi isigaye irarimbuka. Ariko bamaze kwinjiramo. Urumva ko bamaze ibyago byaje abantu bamaze kwinjira. None ibyago biraje 10. None se niba isi izarimbuka abazarokoka nabameze bate? None se intambara ya Harmagedoni izaba ryari dukurikije ibimenyetso by'iminsi y'imperuka? Bigaragaye ko intambara ya Harmagedoni izaba ku cago ca 6 c'ibikeri, ariko hasigaye icago c'urubura ca 7 kitaraba. Ese iyo ntambara izaba igamije iki? Nubuhe butumwa bwiza bwa Yesu buzamamazwa nyuma yo kuzamurwa kw'itorero? Satani namara kubohogwa, Antikristo azaba ari he? Uriya mubare 366 uzaje aho abantu ryari? Bigaragara ko atari umuntu umwe, ahubwo ni system iyobowe ifite ubuyobozi n'inzego zayo. Antikristo ni system, ntabwo ari umuntu. Ariko ikimenyetso mu ruhanga nabazabigaragaza ku mugaragaro bakanabyigisha. Abantu benshi bafite confusion kubijanye n'isobanuro ya idini n'itorero. Wasobanura amadini ukavuga umubare wenda amazina y'amadini rw'abantu basobanukirwe amadini n'itorero. Senga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga gusenga ni byiza, ingabi tukigira. Gusenga bikingura ijuru, tujye dusenga tugera ikirenge mu cya Yesu. Reka ngusuhuze nshuti ya gusenga everyday, nizere ko mumeze neza mu bisanzwe. Muri kumwe nanje Manakiza Edouard, abari mu Rwanda shalom shalom, abari mu Burundi yambi, abari muri Congo, abari muri Kenya, abari muri za Mozambique, abari muri Afrika y'Amajepfo, abari muri Uganda, abari muri Afrika, mwese mwumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge, turabakunda kuri gusenga every muri aka kanya. Tukaba tubahaye ikaze mu kiganiro tugiye kubagezaho. Abari ku mugabane wa Amerika shalom, turabakunda, Imana ibaho umugisha. Abari muri Aziya shalom shalom, turabakunda kuri gusenga everyday. Abari ku mugabane w'Uburayi shalom shalom, turabakunda kuri gusenga every muri nshuti za kadasohoka. Abari ku mugabane wa Oceania shalom shalom, turabakunda nkuko muri kuri kamera ya gusenga everyday. Turi kumwe na Dr. Revera Pastor Mparo. Dr. Shalom shalom, mwaramutse mute? Ribazima. Pasiteri, mwatangira musenga Imana. Turagushimiye, turaguhimbajwe neza uyu umwanya w'ingenzi tariki ya none watugeneye, tukaba tukiriho turacamamaza ubutumwa bwiza buhindura amahanga yose, kugira ngo mwami tubone umusaruro uzagusanganira rugaruka mu bwiza bwawe. Dusengeye imigabane yose, dusengeye isi yose muri rusange, dusengeye ibihugu byose, kugira ngo abumva ubutumwa bwiza babashe gufashwa nabwo, kandi abatarizera bahindukire bizere izina ryawe, kuko nta handi agakiza kabonerwa, ko nta rindi zina twahawe munsi y'ijuru tubasha gukirizwamo uretse irya Yesu Kristo. Turasenze uyu mwanya kugira ngo abumva ubutumwa bwiza bahindukire, bakugane, bakuyoboke, kugira ngo itorero ryawe ryubakwe nawe uryishimire. Tubyambaje mu izina rya Yesu, amena. Pasiteri, tugiye kubaza ku bibazo ku minsi y'imperuka. Ese koko tugeze mu gihe c'imperuka ngo isi irimbuke? Tugeze mu gihe c'imperuka ngo isi irimbuke, kuko muri Petero ya 2 ibice byaho ni 3 umurongo wa 8 kugeza ku wa 14 hari amagambo meza avuga ati ku mwami Imana umunsi umwe ni nk'imyaka 1000 ku muntu, kandi ku muntu imyaka 1000 ni nk'umunsi umwe ku Mana, kuko Imana ubwayo idatinze isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza kwiritinza, ahubwo idutegereza yihanganye, kwidashaka ko hagira n'umurimbuka, ahubwo ko abantu bose bakwihana. Hariya rero ku murongo wa 10 haravangwa isi yose n'ibyishingiro byayo n'ibiremesha byayo bizayongeshwa no gusha cyane, n'ijuru ryose rizayongeshwa no gusha cyane. Ni amasezerano ko isi zavaho kuko abantu banze kwihana. Ni gute Imana ikunda abantu ishobora kubarimbura? Ntabwo Imana irimbura abantu, nta nubwo umugambi w'Imana ari uwo kurimbura abantu yaremye, kuko irabakunda.
ikintu cyose Imana ikoze igikorera mu rukundo, ahubwo amahitamo. Imana gutegeka kwa kabiri ibice 30:15 haravuga ngo dore mwana w'umuntu ngushize imbere iciza n'ubugingo, nkagushira imbere ikibi n'urupfu, ngaho hitamo. Ariko ku ijambo ry'Imana mu Bagalatiya hariya 5:13 bavuga ngo twahamagariwe umudendezo. Noneho bamwe barayoba bafata wa mudendezo bawukoresha mu buryo butari bwo, nuvuga ngo babigira urwitwazo rwo kugendera mu mubiri no gukora ibya kamere. Ariko Imana yo yahamagariye umuntu umudendezo ngo ahitemo. Iyo umuntu rero arimbutse aba yahisemo kurimbuka, iyo umuntu rero abonye ubugingo aba yahisemo ubugingo buhoraho. Ntabwo Imana yigeze igenera abantu kurimbuka, oya, ahubwo ishaka ko abantu bose bakizwa. Nizo mpamvu yatinze isezerano ryayo. Ariko abatazihana ntabwo izabihanganira, bazarimbuka. Si izabibarimbuye, bazaba bahisemo kurimbuka. Urakoze Pastor. Ese ibyago 7 mu byahishuwe Yohana igice cya 16 tugera ku murongo wa 21 bizaba itorero ryarazamuwe cyangwa rizaba rikiri mu isi? Biterwa n'imyumvire n'uruhande umuntu harimo, kuko abezera ko imyaka 1000 yatangiranye no kuzuka kwa Yesu tukinjira mu ngoma ya Kristo babyumva ukwabo. N'abavuga ko Yesu nagaruka itorero rimaze kuzamurwa imyaka 1000 izaba mbere Yesu y'Imana n'abera nabo babyumva ukwabyo. Noneho rero abavuga ko ibyago 7 bizari itorero ryarazamuwe bifashisha itangira igice cya 19:15 aho abamarayika babanjije kurokora Loti maze Imana ikarimbura Sodome. Bisobanura ngo Loti yashushanyaga abana b'Imana nibo yarahagarariye bamaze kugera mu ijuru. Noneho rero irimbura basigaye ku isi. Ubwo nuvuga ngo abo bafite iyo myumvire niko babibona. Ariko abandi bakifashisha kuva igice cya 12 umurongo waho wa 12 n'uwa 13 aho bavuga ngo imaze gutegeka kwa Abisirayeli basiga amaraso ku nkomanizo no ku ruhamo rw'umuryango, kugira ngo marayika murimbuzi naza igihe cyo kurimbura abana b'imfura n'amatungo y'uburiza ndetse n'imana zose z'abanyegiputa, marayika nabona ayo maraso abanyureho. Niko ijambo ry'Imana riva ku murongo wa 13 avuga ngo nimumara gusiga ayo maraso ku nkomanizo no ku ruhamo rw'umuryango nshaka kurimbura ngiye gusohoza amateka naciriyeho imana z'abanyegiputa n'uburiza bwabo bw'abantu ndetse n'uburiza bw'amatungo. Ngiye gusohoza iteka mbaciriyeho. Ahangaha ijambo ry'Imana rivuga ngo nimbona amaraso nanje nzabanyuraho. Bisobanura ngo amaraso arengeye Abisirayeli ariko barahari. Ubundi Isirayeli bwari ubwoko bw'Imana bushushanya itorero, bwari buhagarariye itorero. Abanyegiputa bari abanyabyaha. Ubwo none Imana ishaka kurokora Abisirayeli ibategeka gusiga amaraso ku nkomanizo no ku ruhamo rw'umuryango. Icyo gihe noneho rero abanyegiputa barimbuka abana b'imfura n'amatungo y'uburiza bwabo, noneho no kurimbura imana zo mu Egiputa. Abisirayeli bari bahari ariko barengerwa n'amaraso. Bisobanura ngo abakurikiza iyo tandatse, iyo myumvire, nabavuga ko ibyago 7 bizaba itorero rikiri mu isi bikaba barebana bose bari hamwe, ariko Imana ikabarengera ikabashira mu bwisho bwayo ariko bari kumwe. Abo nabaresha. Ariko bari aba Sodome bavuze ngo Imana yarimbuye umurwa wa Sodome n'Igomora imaze kurukuramo Loti, bavuga ko Imana ubwo yakuye mu itorero riragenda irimbura abasigaye. Abo rero bavuga batyo ni abapremierinaliste bavuga ko Imana izabanza gukura mu itorero abasigaye bakarimbuka. Naho bari bavuga ko bazahanwa bari kumwe bakarimbuka bakabahura n'ibyo byago bari kumwe n'abera, ni abapremierinaliste. Bamwe bakumva ubu buryo abandi bakumva ubu buryo. Noneho rero ubwo buryo bombi burumvikana mu byanditswe byera. Ubwo ni ukuvuga ngo Imana bamwe bavuga ko izarimbura isi itorero ryarazamuwe ikoresha ibyo byago 7. Ntabwo azaba ari ukurimbuka ku iteka, ahubwo azaba ari ibyago 7 byisutse ku isi ku bw'ibyaha. Noneho rero abandi bavuga ngo ibyo byago bizisuka ku isi n'abera bahari. None Imana ibaberinga bibakingira ibahishire mu bwisho bwabo be guhura nabyo ariko bahari. Narese mu butumwa bwiza ko bavuga ngo uko byari mu minsi uko byari mu gihe guca
Sodomu ni Gomora ngo niko bizaba no mu gihe cya none. Ntumva ko aba post seminariste aba peminariste aribo baba bari mukuri? Oya bose bafite imirongo ibashigikira kuko Nowa yinjiye mu nkuki, ibyo ni ijuru. Ego. Noneho isi isigaye irarimbuka. Ariko bamaze kwinjiramo. Urumva ko bari bamaze umva ibyago byaje abantu bamaze kwinjiramo. Ariko abanyegiputa n'Abisirayeli bari bataratandukana kandi bari bafite urugendo rwo kuja Kanani ariho mu ijuru, kuko Egiputa yashushanyaga isi y'ibyaha, Farawo agashushanya Satani, none Abisirayeli bagashushanya itorero riri mu isi y'ibyaha. None rigeze igihe cyo kurokoka, none ibyago biraje 10 bigiye gutera abanyegiputa. Ariko wibuke yuko nubwo byateye abanyegiputa, wibuke ko Abisirayeli bibera Gosheni baba ahantu habonyene. Oya, barengewe n'amaraso ku ijambo ry'Imana, ntabwo ari uko riravuga ngo nimbona amaraso nzabanyura. Haba ikimenyetso. Ni ikimenyetso kiba kirambera ikimenyetso ko iyo nzu ari y'Umwisirayeli, kugira ngo marayika murimbuza atagira icyo arimbura mu nzu y'Umwisirayeli kuko abonye amaraso. Urakoze cyane. None se niba isi izarimbuka, abazarokoka n'abameze bate? Abazarokoka, Danieli yabaye i Babuloni nayo ishushanya isi y'ibyaha. Abagize kwihangana nka Danieli, abazagira kwihangana nka Danieli n'abazarokoka isi y'ibyaha, kuko Babuloni yashushanyaga isi y'ibyaha. Nuvuga ngo ibyo bavuga ngo kuva muri Babuloni ntabwo ari fizike, ntabwo ari amaguru n'amaboko, ahubwo ni ibitekerezo. Kuko yatsinze, yanze kuramya ibigirwamana by'i Babuloni, aranesha ariko ari i Babuloni, ahubwo arabafasha abageza ku rwego rwo kumenya Imana. Ubwo icyo gihe noneho rero Daniel aranesha kandi ari munsi y'ibyaha, kandi ntiyandorisha ibyo kurya by'ibwami, ariko anesha arimo. Ahangara bazarokoka n'abazifata neza mu isi y'ibyaha nka Daniel. Muri Ezekiel igice cya 14 umurongo waho wa 12 ku murongo wa 14 haravuga ngo mwana w'umuntu, igihugu nikingorera icyaha, nanjye nkakiramburiraho ukuboko nkagitsembaho ibintu byose n'amatungo n'abantu, naho harokoka abantu 3 bameze nka Nowa nayo buna Daniel, gukiranuka kwaho kuzakiza ubwabo bagingo, ariko nta kizatuma isi idahinduka amatongo, ni Uwiteka Nyiringabo avuga. Uzamera nka Daniel bongiye kumuvuga, akamera nka Nowa, akamera nka Yobu. Nowa yemeye kwemera igitekerezo, noneho yemera itegeko ry'Imana, yibariza inkuge. Ubwo ni umukiranutsi, kuko muri Petero hariya ya 2 igice cya 2 umurongo wa 4 avuga ngo ni umukiranutsi, ni umuvugabutumwa wo gukiranuka. Noneho Yobu yihanganiye ibigeragezo kugeza igihe yaneshereje. Abazihanganira ibigeragezo nka Yobu bakavuga ubutumwa bakiranuka nka Nowa, bakanywa mu masengesho birinda kwiyandurisha n'ibyisi nka Daniel, nibo bazarokoka. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nubwo cabonekamo 3 ntabwo Imana yatinya. Mu bantu bari 6,000 ku isi barimbuwe n'umwuzure, hasaguka abantu 8. Ijambo ry'Imana haravuga ngo bake bararokoka, ndetse n'8 bakijwe n'amazi. Ni Petero ya 1 igice cya 3 umurongo wa 20. Ariko nayo biravuga ngo kutagira ikigongo bo mu gihengo ngo ca Nowa, ngo ntigire ikigongo ngo mu gihengo ca Loti, ngo ntigirire ikigongo n'abamarayika cagiye bakora ibyaha, ngo ntizagirira imbabazi abihiye. Kuko no muri Petero ya 2 igice cya 2 umurongo wa 4 haravuga ngo kuko Imana itigeze ibabarira abamarayika bacumuye, ahubwo irabafata ibajugunya mu mworera, aho barindiwe baboheshe iminyururu y'umwijima, aho barindiwe gucirwaho iteka. Imana irokora Nowa n'urubyaro rwe, abantu 8 gusa bakijwe n'amazi, bagakizwa ayo mazi, ikarimbura isi yari ihari. Kandi mu mateka ya Panorama bavuga ko abantu bari 6,000. Ntabwo Imana izatinya no kuba yarokora 3 bapfa kuba bakiranuka. Icyingenzi nuko Imana yashize imbere ibintu 2 guhitamo. Nubwo rero bose batahitamo, ntabwo Imana yatinya barimbuka ikongera ikarema, kuko ifite ubushobozi, biri mu bushobozi bwayo. Ariko ku ijambo ry'Imana rivuga aberetswe iby'ijuru, Yohana avuga ngo mbona abantu benshi umuntu atabasha kubara, bo mu mahanga yose n'indimi zose n'imiryango yose n'amoko yose, bisobanura ko bazaba bahari. Hari abazarokoka. None se intambara ya Haramagedoni izaba ryari dukurikije ibimenyetso by'iminsi y'imperuka? Ikizaba igamije ahangaha izaba ku cago ca 6, icyo ni icya mbere, kuko hari ibyago 7 byanditswe mu byahishuwe 16. Icambere hari icago c'ibisebe, hari icago c'amaraso ku nyanja, hari icago ca 3 c'amaraso ku migezi n'amasoko, hari icago ca 4 c'izuba rikaze, hari icago ca 5
c'umwijima, hari icago ca gatandatu c'ibikeri ku murongo wa 12 niho bavuga ngo mbona imyuka itatu mibi iyobya isa n'ibikeri, ariyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza, noneho igahururiza abami bo mw'isi guteranira mu ntambara ikomeye y'umunsi ukomeye w'Imana. Abo badayimoni bari muri ibyo bikeri, iyo ni imyuka ikora ibitangaza, kuko ni mu kanwa ka cakiyoka n'akaya nyamaswa n'akaho muhanuzi w'ibinyoma. Ahangaha bigaragaye ko intambara ya Harimagedoni izaba ku cago ca gatandatu c'ibikeri, ariko hasigaye icago c'urubura ca karindwi kitaraba. Ese iyo ntambara izaba igamije iki? Zaba igamije guhururiza amahanga yose. Ni ukuvuga ngo ibihugu by'ibihangange byigize ingenge, marayika ufasha akagozi ko gutuma abantu batarwana umusubizo azaba yakarekuye, noneho ibahururize bose bumve bashaka buri wese kuba igihangange, noneho bahururize muri iyo ntambara. Ariko intambara bazaba bagiye guhururiramo ni iya Palestine na Israel, kuko niyo ntambara ikomoka mu rubyaro rwa Aburahamu. Icyo gihe rero abazahurura ni abazabashigikiye, bamwe bazashigikira abandi bashigikira abandi, bamwe Palestine abandi Israel. Noneho abo badayimoni binjire mu bihangange binanirwe kwifata, ibinarigwa kwifata bihurira aho ngaho byerekana kurengera bamwe abandi barengera abandi. Noneho niho muri iyo kaziyo iyo ntambara ya Magedoni, kuko hari bisobanura intambara imegidoni nyuma y'inkike z'i Yerusalemu, nta handi bigomba kubera nta nyuma y'inkike z'i Yerusalemu. Ariko amahanga yose iyo ntambara izabigamije kuyahururiza ngo baze muri iyo ntambara. N'utari ufite igitekerezo yumva ashaka kugira abafana, arega bizaba bimeze nk'umupira. Iyo hari umupira fanatisme, abantu bamwe bafana abandi bagafana waje kwinjira muri sare y'abari gufana, ukareba ahari umwanzi wawe uri gufana ugahakwepa ukajya gufana hatari umwanzi wawe. Nuko biba burya nubwo waba ukunze ikipe, iyo usanze umwanzi ari kwifana ntabwo uba ukifanye, urahindura ukaja kuri ya yindi ekipe yanga kugira ngo nawe uhangane nawe. Niko iyo ntambara izaba yifashe muri ubwo buryo. Ubundi iyo ntambara izaba ari iy'Abarabu n'Abajuifu, nta bandi. Ariko amahanga yose ahuruzwe nayo kugira ngo baze mu buryo bwo kurengera barema amashaka, mbese nko kuvuga ngo ni ugufana. Bamwe bazafana Abarabu abandi bafane Abayuda, none intambara ihuruza amahanga yose. none uretse bariya abana babiri ko hariho bariya muko ba Esawu, bariho kwa bariya Midiyani, urebye mu mbone ya gihanuzi ubona bazaja ku ruhande rumwe, baza mu rwihisho, ariko kuko bumva akarengane k'Abarabu. Urabona muri politike bagaragaza ko bashigikiye Abarabu. Nta nizo mpamvu bumwe bw'Uburusiya buri hafi y'ubumwe bwa Irani kuruta Israel. Uvuga ngo burya bari kuri kote y'Abarabu, bari hamwe mu ruhande rw'Abarabu. Ntuzeye abaribo bahejwe, abahejwe bagomba kumvikana bagafatanya. Urakoze pasi. None se Abayuda bayifitemo uruhare? Iyo ntambara bayifitemo ntabwo yabasiga, kuko icyerekezo nibo. Ubundi usomye Yeremiya 33:7 havuga ngo nyuma y'ibyo byago azaba ariho hagiye kugaragara umubabaro w'abarasorokotse ku rubyaro rwa Yakobo. Baravuga ngo hari umubabaro wa Yakobo, n'abazarokoka ibyo byago ko ari 7, kuko itorero ryo rizaba ryarazamuwe nk'uko abapreminenaliste babivuga. Ariko noneho bya byago 7 abazabirokoka, kuko Israel abanze kwakira Yesu Kristo ntabwo bazazamurwa mu itorero. Ibyo biragaragara, ariko bazaca mu mubabaro w'ibyo byago 7. Nyuma yaho niho hazumvikanijwe ngo uyu ari umubabaro wa Yakobo. Ni Yeremiya 33:7. Umubabaro wa Yakobo ugomba gusingira abakomoka kuri Israel bose batemeye Yesu Kristo nk'umwami, kuko abemeye Yesu ntabwo ari ab'Israel, oyabo ni itorero. Satani namara kubohogwa, Antikristo azaba ari he? Satani azabohwa Antikristo amaze kurimbuka. Usomye mu Ibyahishuwe ibice 19:11 haravuga ngo mbona ifarashi y'umweru, mbona ijuru rikingutse, mbona ifarashi y'umweru, uhetswe nayo yitwa uwo kwizerwa kandi ukuri, niwe uca imanza zitabera kandi akarwana intambara nziza. Mu Ijambo ry'Imana ku murongo wa 19 haravuga ngo mbona abami bo mu isi n'ingabo zabo bahagurukiye hamwe kurwanya
wa undi uhetswe na ya farashi nuvuga ngo bazabahawe imbaraga na antikristo azafata abami bo mu isi abafatane n'ingabo zabo noneho rero bahagurukire kurwanya uhetswe na ya farashi ariwe Kristo. None ijambo ry'Imana riravuga ngo ya nyamaswa muri ako kanya ko Kristo azaba afite imbaraga azayifata mpiri, inyamaswa ifatwe mpiri. Noneho n'abahanuzi b'ibinyoma wayobeshaga abashizeho cya kimenyetso mu ruhanga n'abaramya cya gishushanyo cyayo, nawe ijambo ry'Imana riravuga ngo afatanwe mpiri nayo niyo nyamaswa. Ijambo ry'Imana riravuga ku murongo wa 20 ngo bombi bajugunye muri ya nyanja yakumuriro n'amazuku. Ahangaha rero Satani azabohwa bamaze gurimbuka. Noneho Satani abo imyaka 1000 nabazabohorwa, ariko iyo myaka 1000 bazaba bari muri iyo nyanja yakumuriro. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Satani wabayobyaga ajajugunya muri ya nyanja yakumuriro n'amazuku irimo ya nyamaswa n'abahanuzi b'ibinyoma. Ibyahishuwe 20 umurongo waho wa 10 n'uwa 11 nuvuga ngo bazaba barimbutse igihe cyo kubaho kwa Satani, antikristo na bamuhanuzi b'ibinyoma bazaba barimbutse. Urakoze pasiteri. Nubuhe butumwa bwiza bwa Yesu buzamamazwa nyuma yo kuzamurwa kw'itorero? Ubutumwa bwiza buzamamazwa ubundi buzaba ari ubutumwa bw'abahamya babiri, kuko abakiri ubutumwa bwiza mu gihe cy'itorero bazaba bazamuranwe n'itorero. Noneho hasi abasigaye ku isi nibo bazasanganirwa n'ubutumwa bw'abahamya babiri, kugira ngo hagaragare cya gice cya gatatu cy'umuzuko wa mbere ku byahishe ibice cya 11 ku murongo waho wa 17 haravuga ngo abo bahamya nyuma yo guhamya kwabo abahamya babiri, ijambo ry'Imana rivuga ngo ya nyamaswa izava ikuzimu. Ni umwuka mubi wa Satani uzaza kwinjira mu batware bategeka isi. Noneho babatware barakarire babahamya babiri n'abemeye ubutumwa bwabo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo bazabarwanya, bazabanesha, bazabica, imirambo yabo izarambarara mu nzira nyabagendwa y'umudugudu ukomeye ariyo Sodome na Egiputa, ariho n'umwami wabo yabambwe. Mu mvugo y'umwuka bisobanura ngo ni Yerusalemu, umwami yabambwe i Betelehemu. Noneho rero ijambo ry'Imana riravuga ngo bazarambarara mu nzira nyabagendwa y'umudugudu ukomeye witwa Sodome na Egiputa, ngo ariho n'umwami yabambwe. Nuvuga ngo abantu bishize mu byaha, umudugudu wari wose ukoze ibyaha ugereranya na Sodome na Egiputa, kwari ukugereranya. Ariko Yesu yabambwe i Yerusalemu, Isirayeli. Ubwo noneho rero ijambo ry'Imana riravuga ngo ahangaha nibamara hamya kwabo inyamaswa barakarire, kuko izabibuza birimburanwa nabo bahagije. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo nyuma y'imyaka 3 n'igice umwuka uzava ku Mana, bazibita umwuka w'ubugingo uzava ku Mana winjire muri iyo mirambo. Noneho ihaguruke, none ijwi rivugire mu ijuru ngo muzamuke muze hano. None ijambo ry'Imana riravuga ngo bazamuka bajya mu ijuru, abanzi babo babireba. Nukuvuga ngo ico gihe niko bivuga abo bahamya babiri bazazana ubutumwa, abasigaye batazamuwe mu itorero nibwo bazaba basigaranye gusa. Ariko ikimenyetso cy'imbaraga z'umwuka wera kizaba kitakiriho, kuko umwuka wera akorana mu itorero kandi inshingano z'umwuka wera izaba zarangiye. Nubwo umwuka wera hose icarimwe, ariko inshingano y'itorero ku mwuka wera azaba arangiye. Hazaba hasigaye gucunguzwa no kwibaza n'ibitekerezo n'umutimanama, nibo bavuga ngo bazacunguzwa na maraso yabo. Urakoze pasi. None pasite, uriya mubare 366 uzaje abantu ryari? Umubare 666 muri Yohana ya mbere igice cya 2:18 avuga ko antikristo yarangije kuza. Kandi antikristo nicyo kimenyetso cya 666. Niba ikimenyetso cyaragaragaye kuva igihe cya Salomo, kikagaragara kuva igihe cya Farawo, kikagaragara kuva igihe cya Goliyati, kikaza gusohorera mu mukuru w'itorero ry'i Roma, aho bavuga ngo ufite ubwenge nabare, kuko uwo mubare ari umubare w'umuntu, kandi uwo mubare ni 666. Nuvuga ngo cyatagiye kuva kera ariko mu buryo buhishwe. Kuvuga rero ngo kizagaragara ryari ku banyamwuka, ahubwo antikristo yarangije kugera ku isi. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo ni benshi, bigaragara ko atari umuntu umwe, ahubwo ni system iyobowe ifite ubuyobozi n'inzego zayo. Antikristo ni system, ntabwo ari umuntu.
none se uwo mubare 360 ubirebye uwo mubare wamaze kuja ku bantu ndi kuvuga ngo uwo mubare wagiye ku bantu mu buryo buhishwe yego ntabwo urahishuka kuko haracakora icyitwa amayoberane kuko byanditswe mu Batesalonike ba kabiri igice cya 2 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 11 hari biracari mu mayoberane ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo ntabwo basha kugaragara ngo na ya mahoro aze asesuye uyabuza akiri mwisi nuvuga ngo itorero riyoborwa n'umwuka wera rikiri mwisi ntabwo ihuje na Antikristo. Noneho abari kuri uwo abafite uwo mubare benshi abafite uwo mubare benshi bamaze abafite ibyo bitekerezo uwo mubare ubariho kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo barangije kuza mu isi ngo kandi benshi rero udafite umwuka wera ngo bashe kumenya umwuka uri mu uwo muntu kwa ruwanti Kristo byakomera kureba ukitegereje gusoma bamwe ko bavuga ngo ikiganza ngo buriya abantu kwakunda ibiganza byiruka biri ku matelefone ngo ni ikimenyetso nico kimenyetso ciyo nyamaswa oya ikimenyetso mu kiganza bisobanura ngo nabazaramya nyamaswa badashaka kubyemera ariko ikimenyetso mu ruhanga nabazabigaragaza ku mugarabo bakanabyigisha nico gusa bisobanura none ikimenyetso ni baba bagifite benshi cyane abaranyo nyamaswa ni benshi nk'urugero watanga ariko ijambo ry'Imana riravuga mu Byahishwe 20 umurongo wa 7 havuga ngo nyuma y'iyo myaka 1000 Satani azabohorwa ave aho yarabohewe noneho azasohoka aje kuyobya amahanga yo mu mfurukenye z'isi avuga ngo Goge na Magoge hari ijambo ry'Imana riravuga ngo umubare wabo uzaburuta umusenyi wo ku nyanja bazasohoka batere amahema y'abera n'umukundwa aho ngaho bisobanura ngo ni benshi cyane bafite ikimenyetso cya Antikristo uyu munsi wa none yego ni benshi bafite ikimenyetso gusa nuko bikiri mu mayobera n'ababifite biri mu ibanga batarerura benshi baracapfunyitse mu kiganza ariko hari abazahitamo kwerura nyine icyo gihe babibwirize mu nsengero ariko urebye mu cyamaze kugera ku bantu wakiri ku bantu kirahari ibi byo ku isoko nabyo abantu bavuga ngo ku isoko abantu bazashaka umubare cyangwa bizabaho oya uwo mubare kuba poste menalisi kuba poste zabo kubyenzi ukaba poste ni ibintu fizike bigaragara poste nkuko nibimenyetso yo kugaruka kwa Yesu byabaye ari bigaragara imitingito nani myuzure inkongi y'imiriro abantu benshi habaye kugwa kw'inyenyeri bikaba ibintu bareba bakanabara ariko abandi kuko babifata nko mu buryo bw'umwuka ntabwo ari ikintu kibarwa ahubwo kiri ku myizerere so Byahishwe 13 umurongo wa 4 n'umurongo wa 7 hari aravuga ngo babahata kuramya nukuramya kandi umurongo wa 7 havuga ngo kizaba gifite intego yo gutoteza abera umurongo wa 7 uvuga ngo kuramya kuba premerenaliste nukuramya no gutotezwa n'ugutoteza abera niko abapremerenaliste babibona mu bimenyetso kwa Yesu ko hariho umurongo uvuga ngo ntabwo azaza kwakureka Imana ngo gutabanje kubaho ese muri iyi minsi kureka Imana kwaba ko hari urebesheje n'amaso ariko ufite ubutumwa bwiza niwe wamenya ko gutambikira kuko hari umuntu uyobora itorero kandi akaba aramya nyamaswa akaba acimva mu itorero ubu ntiyashobora kubimenya hagomba kuba guhishurirwa kugira ngo umuntu amenye ko ari muri ico kimenyetso cyangwa se ari mu by'Imana ariko kenshi biraruhije kuko systeme y'amadini nayo uruhande rwose rwinshi ruri mu kimenyetso cya nyamaswa ko nta dini byahuza n'itorero Imana irarize kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo urufatiro rwawo ruracahagaze rwanditseho ikimenyetso ngo Uwiteka azabe muri Timoteyo ya 2 igice cyaho cya 2 umurongo wa 17 kugeza ku murongo waho wa 19 haravuga ngo urufatiro rw'Uwiteka ruracahagaze rwanditseho ikimenyetso ngo Uwiteka azabe ahangaha rero abo bantu bazarokoka mu itorero nabi Imana ifite kuko ari iz'imitima yabo ariko abandi barebera ku shusho y'amadini agaragara uko abantu binjiye ari benshi bakagira ngo ririya ni itorero ry'Imana ariko si ryo torero ahubwo itorero rishwe muri bo ubwo
rero Imana niyo uzi abobe. Pasiteri ukiri ngaho hari akantu waruvuzemo pasiteri, abantu benshi bafite confusion ku bijanye n'isobanuro ya idini n'itorero. Wasobanura amadini ukavuga umubare wenda amazina y'amadini rw'abantu basobanukirwe amadini n'itorero? Oya, amadini ni menshi ariko akomeye ku isi, ubu basigaye ari 7. Ego, hari idini rikomeye ryahinduye isi rikorera mu Buhindi no mu Buyapani no mu Bushinwa. Hari idini rikomeye ryitwa Buddhisme, naryo rikorera mu Buhindi. Hari idini rikomeye ryitwa Zoroastrianisme, naryo rikorera muri Iran, rifite ikigwamana cyitwa Mazda. Hari idini rikomeye ryitwa Abayuda, ariryo rihuzwa n'Imana n'abantu na Mose. Hari idini rikomeye ryitwa idini rya Gihanga rya gatanu Animisme. Hakaba n'idini rikomeye rya Islam rifite umuhanuzi umwe Muhammadi, naryo ni idini rya gatandatu. Rya karindwi rero ntiryakagombye kwitwa idini kuko ari Christianisme, ariko abantu bashizemwe amahame asa n'ay'amadini ashingiye ku mihango bahawe na ba sekuruzaho akarande, kuri rimwe na rimwe bashakisha inyungu z'amadini ahinduka amadini ariko ryari itorero. Ariko uyu munsi wa noneho hari amadini 7 kuko na Christianisme yinjiye mu madini. Noneho andi shami yose aboneka muri aya 7 mvuga. Ariko n'ayandi nubwo yitwa amatorero, imikorere yabo ntabwo yabigaragara yuko nayo yaba ari amadini. Urebye Yesu yaravuze abwira abafarisayo ni Mateo 15:8 ngo ubu bwoko bumbimbarisha iminwa ngo ariko imitima yabo ikaba kure yanjye, ngo bansengera ubusa bw'inyigisho z'abari amategeko y'abantu. Niko abantu basigaye bameze. Mateo 15 ku murongo wa 8 niko avuga. Urakoze pasiteri, urakoze kudusobanuriraho itandukaniro ry'amadini n'amatorero. Idini rero ni uruhurirane rw'imihango n'amategeko atangizira akayiha abantu ngo bagere ku Mana. Ngo hakaba hari amabwiriza n'amategeko abantu banyuramo kugira ngo bagere ku Mana. Niho gifata izina ry'idini. Naho itorero kwa ari ubugingo, itorero ni ubugingo. Riva mu iyerekwa nk'uko bavuga ngo hari ikintu cyitwa influence, imbaraga z'Imana ziza ku muntu, none umuntu akarabukwa akamenya Imana, niho rihinduka itorero rigahuzwa noneho n'Imana na Kristo. Abantu bagahuzwa n'Imana na Kristo Yesu. Nayo ribaye idini, bamwe bagira abandi bantu bafite icubahiro bambaza, cyangwa se bakagira andi mabwiriza bavuga ngo yasimbutse ntibagera ku Mana. Icyo gihe rigahinduka idini ko ritanze amabwiriza. Ikindi mu madini kigaragaza amadini bareba za anciennité, bakavuga bati ntukire n'umuntu umaze imyaka 30 mu itorero. Ariko Yesu nta wamuze ngo avuge ngo warakerewe. Aba kuri Yesu bararisha barangana, bose bamera nk'abaziye rimwe. None se pasiteri, urebye Yesu atangiza bambe Yohana umubatizi atanguza ubutumwa, yaje abwira abantu ati mwihane rwa mu wijuru buri hafi. Na Yesu atanguza ministeri, yaje abwira abantu ati mwihane rwa mu wijuru buri hafi. Na Petero yabwirije ubutumwa bwiza abwira ati mwihane ahihane 3,000. Iyo urebye amatorero ya kino gihe, amatorero arimo abwiriza ubutumwa bwo kwihana ibyaha, n'amatorero arimo abwiriza ubutumwa bwo kwihana ibyaha y'ibitangaza. Ayo matorero amwe ntiyaba ari amadini atari amatorero. Banga kuvuga idini kugira ngo batuyuva muri babandi bakurikiza imihango, ariko abona ibyo bakora ugasanga yabaye idini kuko hari imihango n'amategeko bakurikiza. Ubundi inama abakristo bagwirwa uyu munsi wa none muri Luka igice ca 21 umurongo wa 36 haravuga ngo nuko mube maso musenge iminsi yose kugira ngo muzabashe kurokoka ibyo no guhagarara imbere y'umwana w'umuntu. Ariko hariya mu byahishuwe igice cyaho ca 7 umurongo wa 14 havuga ngo abo bantu bazarokoka, ijambo ry'Imana ravuga ngo nabaciye mu mibabaro bakamesa ibishura byabo bakabimeshesha amaraso y'umwana w'intama. Noneho rero hariya mu Barome igice ca 2 umurongo wa 7 haravuga ngo
abashaka ubwiza n'icubahiro no kudapfa babishakisha gukora neza badacogora, Imana nayo ikazibitura ubugingo buhoraho. Ibyahishuwe 16 ku murongo waho wa 15 haravuga ngo hahirwa uba maso akarinda ibyambaro ye kugira ngo atagenda yambaye ubusa bakareba isoni ry'ubwambure, nuko ngo bateraniriza ahantu hariya. Kurinda imyambaro ni ugutegura guhora mu mirimo myiza, ukora imirimo myiza, ukora imirimo myiza udacogora. Hariya muri Luka ni ugusenga ubudasiba kandi ukaba maso kugira ngo ubashe kurokoka, kandi igihe cyo gukora neza ntihabe kurambirwa, ubwo hakaba gukora neza abantu badacogora, maze Imana nayo ikazabitura ubugingo buhoraho. Pasiteri, hari umuntu yabajije ikibazo tugera ku musozo, hari umuntu yabajije ikibazo kiri mu itangiriro, haravuga ngo Bibiliya avuga ngo Imana ngo irema umuco, itandukanya umuco n'umwijima, ngo irema n'ibiva bibiri. Aravuga se kubera iki Imana yaremye umuco n'umwijima yarangiza igashiraho ibiva bibiri? Wamutandukanyiriza bino bintu bibiri? Ijoro rikeneye ukwezi, yego, n'amanywa akeneye izuba, yego. Rero amenye gutandukanya amanywa n'izuba, atandukanye n'ukwezi n'ijoro biratandukanye, yego. Ntabwo amajoro yose agira ukwezi ariko akitwa ijoro, n'amanywa yose ntagira izuba ariko akitwa amanywa. Urakoze Pastor. Niyihe nama waha abakristo tugana ku musozo? Niyo nama mbwiye kuba maso, gasenga iminsi yose, bagasoma umugani w'abakobwa 10, bagahora biteguye muri Matayo 25 umurongo wa mbere. Nuvuga ngo nukuba maso, icyambere bakarinda ubusugire bw'imirimo bakorera ku isi kugira ngo batayangiriza. Hahirwa urinda imyambaro ye kugira ngo atagenda yambaye ubusa, bakazareba isoni ry'ubwambure. Nuvuga ngo nabakoze imirimo myiza, abazagenda bambaye ubusa nabazacogora bakayivamo, ariko itorero rikwiriye gukora imirimo myiza ridacogora rikayigumamo, kandi bagahora biteguye, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo Yesu azaza nk'umujura. Ntabwo ari iry'abakristo, ni iry'abapagani. Ntabwo Yesu azazira abakristo nk'umujura, ahubwo abakristo ni abana b'amanywa. Ntabwo abantu rero batungurwa ku manywa. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ariko mwebweho muri abana b'umuco, ntabwo muri mu mwijima ngo uwo munsi uzabatungure nk'umujura, ahubwo muzaba mubireba. Abakristo rero bo ntibatungurwa, ico basabirwa ni ukurindwa gucogora ntibacogore. Abakora neza bagakora neza badacogora, abakora umurimo w'Imana bakora umurimo w'Imana badacogora, maze Imana nayo ikazabitura ubugingo buhoraho. Pasiteri, hari kandi kantu nibutse, kubahamya babiri, kubahamya babiri, bamwe baravuga ati ni Eliya na Enoki, abandi bakavuga ati ni Eliya, bamwe bakavuga ati ni Mose na Eliya. Urabivuga hiki? Ibimenyetso bibaranga ni ukuvuga ngo icyambere ni uko baje gusohoza itegeko ry'urupfu, ni abataranyuze mu rupfu. Icyo kirahagije rero, kuko abatarapfuye ni Eliya na Enoki, kandi barazamurwa baja mu ijuru. Biragaragara bamaze kuja mu ijuru rero bareba ubwiza bwaho. Ubuhamya bazatanga ni uguhamiriza abatarazamuwe mu itorero ibyiza by'ijuru kugira ngo babitekerezeho, kuko nabo bazaba bafite umugambi wo kugira bamwe barokora muri bo. Nizo mpamvu abahamya ari abataranyuze mu rupfu. Abo bazabwiriza, abo bantu bazabwiriza bazaba bari kuvuga ibyiza by'ijuru gusa. None se ubwo butumwa bazabwiriza ab'Isirayeli cyangwa bazabwiriza amahanga yose? Oya, umubabaro Yakobo navuze bazawunyuramo, bazakirana ubwo butumwa. Ukuvuga ngo n'abazaba rasigaye ku isi bazaba bari mu butware bwa Antikristo bazumva ubwo butumwa bw'abahamya babiri. Ubwo butumwa bw'abantu babiri ntabwo buzabugenewe ab'Isirayeli gusa. Oya, n'abari mu butware bwa Antikristo bose bazabumva. Arega Isirayeli ubundi itorero rizazamurwa aribwo bita Isirayeli yo mu mwuka, bazasigara ku isi n'abapagani rusange. Ariko Isirayeli zongera kugumana izina ryayo nyuma y'igice cya kabiri cy'imyaka 7, nyuma y'imyaka 3 n'igice cya kabiri. Noneho kweza umugeni birangiye niho bazongera gusubirana ryazina kugira ngo wa muryango udasibangana, ariko rubyaro rwa Yakobo. Aha, none ko hari abantu bamwe bavuga ngo biriya bihumbi 144 ngo nibyo bizaja mu ijuru, ngo ni iby'Abisirayeli, ngo abandi ngo ntibari. Oya, yo kutamenya ubuhanuzi bw'imibare, kuko bari abana 12 ba Yakobo babyaye imiryango 12 mu buryo bwa sembore, ntabwo ari 12. 12 bisobanura gutoranya kwera. Ibihumbi 12 rero kuby'abana 12 ni ibihumbi 144 bashakaga kwerekana ko nubwo Abisirayeli banze Yesu Kristo kuko yaje mu bye abe ntibamwemera, ariko abamwemeye bose bakizera izina rye abo bushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Abisirayeli bamwanze abo nabo kurimbuka, ariko abamwemeye mu bamwemeye nka ba Petero abo nibo bahagarariye ibihumbi 144
144 nyuma y'ibihumbi 144 rero bihagarariye abazarokoka mu bisi abazakizwa mu Bisirayeli niho ari abantu benshi umuntu atabasha kubara b'amahanga yose indimi zose imiryango yose amoko yose bambaye ibishura byera bahagaze imbere yicaye kuri ya ntebe n'abandi bantu bava mu mahanga yose bazaba barakiriye Yesu Kristo nk'umwami ariko bibiri tubwira ko abanyamahanga bazemera Yesu Kristo ari benshi kuruta abayuda bazemera Yesu Kristo. Ego pase reka tugushimire tukubwire ngo Imana igumushika dushimire nawe warubanye natwe muri kiganiro tukubwire ngo Imana igumushika dushimire umuntu wakaze subscribe cyangwa ukoze sabone tukubwire ngo Imana igumugisha reka dushimire umuzufata ibiganiro byacu akabisharinga cyangwa akabiparita cyangwa akabihereza inshuti tukubwire ngo nawe Imana igumugisha reka dushimire umuntu uzufata aza dusengera Imana nawe igumugisha reka dushimire umuntu udushikira ku murimo Imana nawe iguhe umugisha nawe ushobora kuba bwa mbere ugeze kuri gusenga everyday tugusaba kanda subscribe cyangwa gukora sabone kugira ngo uzazubone ibiganiro byacu bitakugwe pase sinzi ko ikindi bakongeraho channel ya gusenga everyday 078 ni nimero ya WhatsApp 078 078 murakoze abatugana kuri channel ya gusenga everyday Imana duhana umugisha urakoze cyane ikiganiro naho butaha shalom shalom Yesu abaho umugisha shalom senga everyday gusenga buri munsi nusenga uzanesha nunanegwa gusenga uzaneshwa senga